Yes, nk'ibisanzwe ni Dodos Kigali Rwanda kuri TikTok ndi kuri live Delphine official. Ya, hano turi kumwe n'abatumirwa babiri bameze neza naba minsi nkuko musanze nivuga. None nabazaniye aba minsi babiri bameze neza baryoshye. Ya, reka ntangire mbahereza microphone bivuge bavuge nuko bameze. Ya, reka twumve bimeze bite. Umeze neza? Yes, bakwita gute yewe banyita shandi yanyu bisanzwe Okay, gerageza uvuge cyane nawe, okay? Nitwa Ani Neza. Nanjye ndi mushya kuri channel. Delphine official. Ndabishimiye bakande subscribe kuri Delphine official. Ubundi bajye bakurikirana ibiganiro byiza bizaba abakobwa beza, bizaba abasore beza. Mbese ndi channel itwika, channel irenze. Iyi niyo channel abantu bacika muri mezi byahatari ibaze ko nayigiyeho nkahita mvuga ngo ase nabageraho gute. Rero n'abandi bose bifuza kujya bareba bino biganiro bakande subscribe badukurikirane yego banasharing ubundi ibintu bigende neza. Harabagira abacika intege ese nkanjye ndi Musanze uri wa Delphine official namugeraho gute. Wowe nka waturutse hehe? Naturutse Uganda. Waturutse Uganda ariko uri umunyarwanda. Okay, ni byiza. Yes, nk'ibisanzwe reka mbahereza Delphine official nyiri live reka mubahereze abibwire abasuhuze. Yes, nkuko mubizi ni bisanzwe amazina n'inda Delphine tubicara Delphine official. Okay, tugiye turi kuganira cya kiganiro cy'urubyiruko kijyanye n'abasore n'inkumi. Uburyo urukundo ruryoha cyangwa se rukaryana bitewe n'uburyo mwakundanye. Aho umusore akubabaza ukiyahura cyangwa se umukobwa akaba yakubabaza ukiyahura, ariko ntabwo byakagombye no ku bantu batureberera bakagombye kureba igikwiye se cyangwa nimba ari byo twakosoramo cyangwa se hari ibyakosoka kugira ngo impfu zitakomeza kuba mu gihugu cyacu. Yego, urakoze cyane. Yes, hari ijambo riri kubica rigacika cyangwa kuri abo bantu bakundana, kuba turi kuvugira abantu bakundana cyangwa n'abashaka kuba mbere yacu cyangwa n'abakundanyeho ko itegeko ry'urukundo ryatorwa cyangwa ntibitorwa. Ngiye nahere kuva kera mbabwira guys, mbabwira ati itegeko ryangora nk'ubu ngubu maze imyaka 6 nkundana n'umukobwa ariko nkagera gutya nkamuca inyuma cyangwa nkamuhemukira mu rukundo. Numva ko itegeko ryazangora kandi narahakanye kugeza n'izi saha. Twabazaniye abatemugo tugiye kumva ibyo bavugaho kuri ibi tegeko. Ngiye numvishe ko no kugira ngo zaza mpura mbeshya umukobwa mubeshya ngo ndamukunda, ejo n'ejo bundi ngahura n'undi ngafata nimero yiwe ngo ndamukunda, ntabishobora. Ahubwo ikintu numvishe cyampa amahirwe yo kuba nakundana nawe nuko nagenda nkamushyira mu rugo tukabana ubuziraherezo. Ibyo numva byampa amahoro. Ariko kumbwa kuba dukundana ngo hahite haza itegeko ngo nimukosereza cyangwa nkamuca inyuma ejo bundi akamfata ndi kumwe n'undi runaka akabibona, numva byazaza bingora. Kandi itegeko dushaka ko ryatorwa itegeko rivuga gutya, kuba ugomba gukundana n'umukobwa kandi n'iwabo bakaba babizi, na family cyangwa muri leta bakaba babizi. Muri leta rero twavuze ko ngari kugenda ngo umukobwa ukandikirana n'uwanyu. Ndabwira bano batumirwa nubwo bajyaga badukurikira barabizi, wowe wagenda wowe ukandikirana n'umusore ati ngewe Dodos nanjye tugiye kwireka ababyeyi, ngewe Dodos nemerewe ko Delphine official ko ngomba kubona nawe akaramata nubwo tutaragera gutya ngo tubane. Ninguca inyuma nintatiriyo ntango duhanye nkaguca inyuma nzabihanirwe n'amategeko. Ibyo bintu wowe ubyumva gute? Ibyo bintu numva ari byo biramutse ari bishoboka cyangwa leta yacu twumva byabaho. Wumva ko itegeko ryatorwa? Kubera iki wumva ko itegeko ryabaho? Ubona ngo ryaza kugonga ku bijyanye n'umusore wazakundana nawe uhuye na Dodos nk'icyo mbona ese mahape cyangwa Olivier ntabwo nakongera nkabana nawe rwose. Ka Dodos karacyari agasore karacyameze neza,
uhagenda nkumva uburyo kate kuko hari igihe usanga ahantu ujya numva ngo bishuga mami bikunda udusore dutoya nka ba dodose wowe urumva icyo gihe ibyo bintu bitazakugora. Ngewe iryo tegeko nta na rimwe ryazanga kuko icya mbere sindi wa mukobwa gutendeka iyo mubwiye ngo ndagukunda nyine wowe wenyine. Ese njye nguha nkubabaje urumva utaca inyuma ugiye kundeka? Najya gukorera uko nyine haba haraje itegeko ahubwo ryiza nanone hari ryakazi n'aka kanya urumva ko ryaza urarishaka rwose perezida wacu iryo tegeko rishyiriweho. Yes, hano ndi kumwe n'undi mutumirwa mumeze neza cyane munini twabazaniye munini sinzi icyo ukuntu nabivuga. Wowe wumva ko rino tegeko byagenda gute? Ntabwo byakugora? Iri tegeko riragoye cyane. Kuvuga cyane. Cyakora ahantu iri tegeko naryemera waransabye tugasezerana tugaca ku murenge ukamanika narahiye iryo tegeko rizaza ariko mu gihe turi mu rukundo ntabwo itegeko byakugora muri make kuko uhura n'abasore benshi cyane. Erega ushobora kukubona nkumva nagukunze ariko ndi umukobwa kandi umukobwa atiretwa na benshi kandi n'umuhungu ahura n'abakobwa benshi. Ushobora kwemera iryo tegeko ugasanga rirangoze cyangwa namara kukumenya. Erega iyo abantu bagikundana baba bakiri kwigana mba ndi kukwiga kugira ngo tuzajye gusezerana impuzi. Ese bura wakiga umusore igihe kingana iki? N'amezi abiri waba wamwiza kandi noneho wumve ayo mezi abiri uba ugomba kuba mbere na mbere mugikundana. Ayo mezi abiri ukwezi kumwe ngo muragenda iwanyu ukandika ibyo ngibyo navuze hepfo habanza ngati ngiye runaka ngomba kwemera gutya na gutya iwanyu bakaba babizi. Kandi wowe uri kuvuga ngo uzagenda ngo uri kumwigaho usange ya minsi iri kukurenga. Niba dukundanye ugashaka ko iryo tegeko riza njyana mu murenge tuhite dukora iryo tegeko. Mu gihe nta murenge ntacyabaye iryo tegeko ryagutsinda ubwo se naba ndi umugore wawe se ngo mujye kwandikirana iwanyu naba ndi umugore wawe ngo twandikirane ngo yenda ninkwemukira bizagenda. Ibi ngibi byo twabivuzeho kugira ngo turakundanye haciye iminsi ibiri ese mujyanye inyuma mu gikari ndagiye nguteye inda ugasanga utaye hanze. Yenda bibayeho ukantera inda umfashije nta kibazo adafite kugufasha wamurega kuko itegeko ubwo rero rya tegeko riraza ugiye kumurega ahantu itegeko ryaba rije wamurega akita ku mwana we apana ngo yaraguye mu kintu rukundo. Icyo gihe waba uri kurengera umwana ntabwo waba uri kurengera urukundo kuko umuntu ajya kuguca inyuma atakigukunda. Ubwo rero iryo tegeko rije rikaza ukamurega waba wihambiriye kuko uwo muntu nubwo iryo tegeko ryaza bakabunga mugakomezanya mwahambana. njye narinzi ko dufatikanya tupfobya ngo kiri tegeko gihagarara none unsize ku karubanda. Wapi ntabwo usize ku karubanda iri tegeko ntabwo nemeranya nayo. Wateye inda umukobwa ushobora kumufasha utamufashije itegeko ryo rirahari rirengera umwana. Itegeko rirengera umwana ryo rirahari muri iki gihugu rirahari. Niba umusore aguteye inda akaba atemeye gufasha umwana genda leta izamufasha uramurega akita ku mwana mwabyara. Muri make itegeko ryari risanzwe rihari iryo rirahari ariko itegeko ngo ry'urukundo ntarihari. Umuntu niba ugiye gukunda undi umutima wawe ushaka niba ubonye byanze rekura nyine rekura ibyo si ibyawe ni gute se itegeko riza urajya kwihambira wihambira iki? Ese Adelphine wowe wumva byagenza gute? Bweze nk'ibisanzwe rero njyewe nzaguma ku ijambo navuze kubera ko iyo ukunze umuntu ukamwimariramo biragora kugira ngo muba mwatandukane. Ibi bari kuvuga agira aho agutera inda ariko mwabanje kumenyana aho turi kujyana. Njye numva ko bikunze bishobotse njye nawe dodose kugira ngo umukunde ndemere ko ndi kumwe nawe numva ko iryo tegeko barishyiraho
njyewe tugakundana amezi wenda gatanu bagashyiraho ingingo runaka tugakundana imyaka 5 amezi 5 nako sorry amezi 5 tumara gukundana amezi 5 tuba turimo twiganaho ya amezi 5 yarangira kugira ngo ngire n'ikintu cyanjye nguha dore ko umuntu ajya gufata umwanzuro wo kwiyahura ari uko ari igihe aba yagutakaje ibintu byinshi tubwizane ko uyu musatsi korode ntabwo akudefereza ari amafaranga kwishyuza wowe umuhanga wawe umuhiki nibyo turi kuvuga ubu tuvuge ko nta mafaranga y'umusore urari nta na miti yarakohereza dore ikintu kibitera ndi kuvuga nuko abagukunda none se ubwo nimara kugukunda ayo mezi yose mukunda wita ku musatsi ngira gutya umusatsi mwambika ngira gute ejo ukanca inyuma bizanshimisha cyangwa bizambabaza bizakubabaza ariko bizashimisha turi gushaka kumenya ngo niba njye nkundanye nawe menye ko nkundanye nawe amezi 5 nashira vuge ngo kugira ngo byemezwe n'amategeko bihamwe baduha ingingo sinyire ko njyewe kanaka icyo ngiye kugutakazaho cyose yaba kugurira inkweto yaba kugudefiriza yaba kugusukisha icyo gihe cyose uzakinyishyura n'umwanya wanjye nataye umwanya ariko icyo gihe wabumugurije oya umbaza njyewe ubwo ni urukundo zitanga no kuguza n'abakunda umuntu kubera ko we muretse gato iyo mbigutakajeho nzi ko dukundana nzi ko ngukunda uri uwanjye ejo ukahita uhura na korode yewe yo ngukunda nta mafaranga usaba yego niba tunahuye nta tukimusa bari kukubona ejo bazabitubwira agira ngo twakundanye wese nibyo ndi kuvuga ho kugira ngo njyewe kanaka be nakwitaho umenyere kimwe cyose ejo urambwiye ati sheri ndi kwiga sarayi ngirira gutya ngurira imashini ngirira gutya dore mu rugo byagenze gutya na gutya gafata amafaranga kohereza ejo ukambabaza usangiye kwiyahura nkajya mu mugozi ntabwo ibyo ari byo ntabwo ari byo impfu ziriho zibaye nyinshi urambemukira nkajya kwiyahura ubuhazi unafite amafaranga umuntu wiyahura abahazi abakeneye gupfa ayashiriye hari igihe umuntu azanajya ikuzimu uzi ko ukunda umuntu nkaho nta wundi muntu ku isi wundi ubaho uba ufite uburozi baba barakuroze cyangwa baba baragiye gucisha bimbaho rero munjyane kwa muganga ubu burozi babunguye uba waragiye gucisha kuko iyo umuntu acishije hari igihe bimugaruka ushobora gucisha ngo kanaka azankunde ugasanga ndagukunze ariko yenda abanyamasengesho bagansengera bamara kunsengera yego ugasanga mise nkwanga bwa burozi bwawe ntibukure bamara kudakora ugasanga nyine uriya ukunda umuntu ibintu byose bikanga kurya bikangamo ukayabura kuvuga bikanga kuryama utatse kugira ngo bibone waba ushonje ugasazwa n'urukundo bamusare bamuhazi basore mutubabarire urukundo muruduhe tubibone ko mudukunda ariko unyeretse kumunda uburyo buri kunyica mu erega niba icyawe naho kiri ubu se nkweretse ko ngukunda sibyo nkweretse ko ngukunda ariko nibwo tuvuga ngo icyawe naho hari n'igihe ikintu kiba ari icyawe wakwirangara njye mbivugira imbere ya kamera kugira ngo ngire ikintu cyanjye naguha icyo ari cyo cyose tuzajya tubanza tubyandike tunabisinyire icyo gihe rero uzabumugurije ubwo si urukundo si waba umugurije umuguriza se hari amafaranga umuhaye none iyo abantu bagiranye inyandiko biba iyo hajemo ikintu cyitwa inyandiko uba umugurije nyine impamvu ni ukugira ngo ejo nugenda uzanyishyure n'umwanya wanjye nataye n'ibintu byanjye naguhaye njyewe unyishyure niba twarakoze nayivi unyishyure nkaho umera nkaho uguze inda cyangwa waguraga inda unyishyure bizaba bigoye tuba turi kuri live ya Delphine official mwari muri kumwe na Dodos Kigali Rwanda kuri TikTok ciao naho utaha